Yesu ahimbaze cyane. Ndanezerewe ko ngeze hano. Ntabwo nari nzi ko mwafunguye. Naramubajije arambwira ngo twaratangiye kera kubera ko nari ndi kubise yuko mugomba gufungura. Yesu ahimbaze. Iryo jambo mwari komeye amashyi ko ntakindi. Ndashimira Imana rero ko mwafunguye muri guterana. Ikindi cyanejeje nuko yambwiye ngo mugira amateraniro angahe mu mibyizi kubera abantu ari benshi. Ujye gushimira Imana ahandi barabuze. Ntabwo icyubahiro. Haleluya. Ndashimira Imana rero ko ndi hano. Urabona igikapu ndimo kugendana kuva mu gitondo ari ndimo kuvuga. Nagendaga mpindura imyenda y'uwa gatatu cyangwa wa kane nambaye. Ntabwo icyubahiro. Ariko navuze ngo ntabwo biri bukunde kuko namubwiye ko nzaza. Ndavuga ngo nta mpamvu nimwe yabuza kuza. Hari abarwayi nziza ahantu ndi buve hano tukagenda gusengera ejo tugakomeza ntabwo icyubahiro. Ndababwira ngo niyo muri hano ndaje. Hari amateraniro navuze ko mbamo ntabwo naretse ko muri buri wese. Nta nubwo mwarwaye mugume hano mwe mworohewe turaza kuza gukira. Yesu ahimbaze cyane. Hari ikintu Yesu atajya yihanganira kuva kera n'ubu. Umurwayi n'inzara idaturutse ku Uwiteka. Imana ihita ibikemura. Nubona bidakemutse jya umenya ngo wacikiye intege imbere yabyo. Ariko mu ijoro indwara igomba guhitikira kuko Yesu yambaye umubiri azi uburyo umubiri ubabara. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Bigeze kuba nsenga ndavuga ngo rero Mana iby'umubiri ntubizi. Nawe Mwuka Wera nturambaraho umubiri. Reka ndivuganire nawe Yesu. Wowe wambaye umubiri wakomera ko umuntu akomeza akababara. Yesu ahimbaze. Ntabwo yanshubije ariko yaranshubije kuko yahise amukiza. Ubwo rero abo ni bongera kubabwiranye bari babatuzira ko umurwayi ameze nk'umusazi tugenda dusengera. Barampamagaye ariko ndashima Imana ko nkandagiye hano. Yumve ko nishimiye yuko inzu yasengewemo idashobora gukinga. Ntabwo icyubahiro. Haleluya. Ibindi rero twese tuzanwa hano n'iby'Imana yadukoreye. Hari n'abandi bazi bavuga ngo reka ngende ndebe ko ibinkorera. Byose birakunda kuko abantu baza mu rusengero kubera impamvu zitandukanye. Ariko iyo bahageze izabazanye zirahinduka bagakunda Imana. Ubuntu bw'Imana bukabarenga n'ibyo abazanye bikabibagira bakabona kugira neza kw'Imana. Ndashimira Imana cyane. Mwamahimbaye. Nubwo uyu mugabo babwira ngo naramufashije ngiye yaramufashije cyane. Yesu ahimbaze. Yaramufashije. Ubutumwa ndimo kubwiriza ari mu bantu bashyize bampaye isi. Mwamahabwa icyubahiro. Rero iyo umuntu agufasha ukuboko akagutereka ahantu ntukabyibagirwe. Niyo mpamvu namubajije ntabwo n'ubu baragukingurira kuko umurimo nabonye muri we wari ukwiye gukingirana. Hari umuntu wakingirana agakwirwa mu iteraniro ry'abandi ariko hari umuntu utakwirwamo. Mwamahabwa icyubahiro. Rero ndabishima Imana. Ariko amugano nakwira muri iyo iterana. Wajya guhagarika umutima ba nyiraryo reka. Nabahagarika umutima uvuze seriye bawuhagarika kandi. Reka dukomere Imana amashyi ku bw'iryo jambo. Avuze ukuri ko mu mutima. N'ubundi hari aho najyaga ngira bagahagarika imitima. Ariko nta kindi si ubugome ni umwuka w'Imana turimo. Imana imumugisha, Imana kugirira neza.
bikageraho bigasohora. Twe twaje kuvuga ibyasohoye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Kandi mu gihe gito cyane mu mwanya wo guhumbya twabonye ukuboko kw'Imana. Haleluya. Ntabwo ndi bubabwire igitangaza Imana yadukoreye, ariko umufasha wanjye arabikora. Ndumva nakuramo cyangwa kongeramo. Ndumva nanjye nshaka kumwumva avuga iryo shimwe. Imana yagufasha ndabiza nabivuga neza. Gusa ndagira ngo babwire Imana ni Imana y'ibitangaza. Ntabwo dutwara umwanya mwinshi, reka muhakanya agira icyo avuga, wenda naza gusoza. Haleluya, haleluya, amen. Turashima Imana, twabonye Imana ikora. Njye ubwanjye mbonesha Imana amaso mu minsi mike. Nari nsanzwe nzi Imana ko ikora kandi ko ari Imana y'ibitangaza, ariko noneho nawe igitangaza kirantangaje. Haleluya, 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 haleluya. Nimugire ikibazo wa pasiteri barabizi ibyo ngibyo tugiye kuvuga ko urwo rugendo twarabugendanye, nuko nibaza barakomereza aho tugeze. Twaje gusenga ari ku cyumweru, tuzana n'abana bazima badafite ikibazo. Hanyuma turimo gutaha, uwo mwana umwe arakorora, ariko akoroye numva ubwoba. Inkorora ariko ndakunera ubwoba, ariko naganiriye n'abandi babyeyi benshi bafite abana, numva inkorora nyine n'ubundi n'indwara ibatera ubwoba.
hanyuma tugeze mu nzira turi hafi kugera mu rugo harongera arakorora. Papa wati se tumujyane kwa muganga, bitewe n'ubwo nari mfite tumujyane. Turamujyana hari ku cyumweru, ngize Imana asanga ari muganga w'abana, numva ndishimye. Ku cyumweru kubona umuganga w'abana ntabwo biba byoroshye, duhita tuninjiramo. Narandikishije mpita ninjiramo, asigara mu modoka ari kumwe n'abandi bana mu modoka. Ninjiramo ndamuvuza, ese afite ikihe kibazo, arwaye inkorora. Ariko kubera ubwoba nari mfite, yarakororaga nakora hano ku mutima numva uratera cyane. Ndavuga ni wenda ubwoba kugira ngo bushire, reka nibarize icyo kibazo uko kimeze. Ndamubaza se muga ko nkoraho, yari yamaze no kumwandikira imiti, nta bizamini yamuhaye, nta n'umuriro yari afite ntajya. Ko nkora hano nkumva umutima uratera cyane, ibi birasanzwe. Niko kumupima akoresheje utwuma bapima, mbona agize ubwoba bwinshi, mbona mbese bimuteye ubwoba. Ahita amaze se wari wamucisha mu cyuma cy'umutima uyu mwana, intihoya n'umwana ufite imyaka 5. Ahita ambwira mu kugenda bazane transferi tumwohereze muri CHK bazamurebere, kuko ndabona afite ikibazo gikomeye ku mutima. Numva ubwoba buranyishe. Papa we mpita amuhamagara kuri telefone, yari ari mu modoka. Numvaga nshaka ko abyiyumvira turi kumwe n'umuganga. Ahageze ndabimubwira ngo transferi turayizana, barayandika. Nyine nk'umubyeyi uhita wumva ugiye kure. Avuga se umwana tubaye imyaka 5 ni gute azanye ikibazo cy'umutima tutarigeze tunakimenya mu minsi ishize ngo tumuvuze hakiri kare. Ariko Imana ikabimaze iminsi ntegura, kuko icyo kintu sinari kubasha kucyakira ntarasenze. Haleluya, haleluya. Ntabwo nari kubasha kucyakira pe, kuko ndabyibuka kwa gatatu w'icyo cyumweru twari twatereye umusozi wa Kanyarira, ariko tugeze hagati bitewe n'ukuntu nabonye umeze, hajya numva ndimo kwibaza se ni ikihe cyifuzo cyanzanye aha, nkagishaka nkumva ndakibuze. Ariko nkakomeza mbwira Imana, ndindira abana, ubaho ubuzima, mbese nsengera ubuzima, nsengera gukira, nsengera kubaho. Haleluya. Turabutera kandi Imana itubwira ibintu byiza tusoje. Ndakomeza kwa kane ndangaha numva umusozi twatereye ntari buze, ariko ndaza kwa gatandatu tugira amasengesho yari yacu, tugira ibihe byiza nerirwayo nk'umuntu ukora kumara iminsi 4 mu cyumweru urimo gusenga. Nari natangiye kuvuga nshobora kuba afite ikibazo gikomeye, ni gute nta kazi ngo nagiye gusenga iminsi 4 mu cyumweru. Ariko kuri icyo cyumweru niho nabonye iyo nkuru, numvira nshishije bugufi, numva ubwoba buranyishe. Ariko kubera ayo masengesho nari ndimo nkajya nzamura kwizera, navuga umwana wanjye nta kintu kibi cyamubaho, n'Imana ntabwo yabyemera. Haleluya. Turandikisha dusubira mu modoka, tujyana abana tujya kugura imiti. Niko kugenda ahantu hejuru njye na papa we tujya kubiganira, twari dutewe n'ikintu gikomeye pe. Turaganira ariko turakomezanya, akankomeza nkamukomeza, ariko buri wese akaganirizwa ku giti cye. Noneho nibwo namubwiye umwana nta kibazo yagira, humura, ibintu nk'ibyo. Tugeze rero mu cyumba numva agahinda karanyishe, karanyica ku buryo nawe yabibonye. Ya magambo yo kumukomeza namuhaye ndayabura, agahinda karanyica. Arangije arambwira ati nari nakomejwe n'ukuntu nabona gukomeye, ati none ndabona nawe utangiye gucika intege. Numva none ijwi ry'ibyiringiro rinjemo, ndongera ndamukomeza, turaryama. Ariko ntabwo twasinziriye pe. Bwarakeye kuwa mbere ajya ku kazi. Ageze ku kazi maze kumva neza ko agezeyo, amarira sinamenya ahantu aturutse. Ndarira, ndasenga, natangira gusenga, amarira akaza. Umwana ubwo ntiyagiye ku ishuri, dutangira kumufata nk'umwana urwaye, dutangira kumufata nk'umwana ufite ikibazo, dutangira kumutekerezaho ibintu byinshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaze kugenda ntangira gusenga, natangira gusenga ikiniga kikamfata, nkajya mbwira Imana ntabwo wabyemera ikibazo cyo, ntabwo wakwemera ko umwana wanjye arwara umutima ku myaka 5, ntiwakwemera ko bamubaga, ibyo bintu numva utabyemera. Namara kubivuga avuga ese ngiye gukora iki. Ariko ubwo kuri uwo munsi wo ku cyumweru, ubundi inkuru imbabaje cyane cyangwa inshimishije cyane, cyangwa se inkuru iraho numva nshaka kubwira umuntu, nibwira mama Shekina, uriya mudamu wa Jine. We nabimubwiye bakimara kumpa igisubizo, ariko umugabo wanjye sinabimubwira kuko numvaga atari inkuru yo gutangira kuvuga. Wari kuba narabimubwiye ko numvaga nshaka kuyisohora kandi nkayibwira umuntu nzi neza ko turi kumwe. Umugabo wanjye twari kumwe, ariko mbona nawe ahangayitse, numvaga nshaka kuyisohora nkayiha undi muntu utayizi,
umuntu numva nyine isa nkaho utamuriho cyane ariko w'inshuti ndayimubwira ahita nka message ndayimubwira gace cyane ahita nka message ndazisoma numva ibyiringiro kuko biracyahari no mu bantu badafite uburwayi bw'umutima ibyo byiringiro ndabirarana nkajya nzisoma numva zirambere amaze kugenda amaze gusenga no kurira byose mbere n'ijwi rimbwira ngo shaka abantu bikoreza imitwaro uzima gukunda. Haleluya, haleluya. Ujye ushaka umuntu uzi gukunda, umuntu waha ikibazo cyawe akagifata nk'iki. Imana ishimwe. Ndabazenguruka ndabase mbwire mama ntoya, mama we n'umuntu wanjye ntacyo naba nkoze. Mbwira papa se numva nta kintu naba nkoze. Shaka umuntu w'inshuti yawe wumva wundi wakwikorera umutwaro ahari yabasha no gupfukama niyo cyaba gihari cyo kintu akakiburizamo mu izina rya Yesu. Amen. Hano abantu babiri tubana ku rubuga turi batatu nabonye twikorerana imitwaro pe. Iyo umuntu afite ikibazo aragasharinga ku rubuga turi batatu aragasharinga tugasengerana tugakomezanya. Narababwiye rero baravuga ati ibyo ntibishoboka, nta kintu shami yaba, ntabwo Imana yabyemera. Barampamagara bambwira nyine amagambo nkomeza numva nanjye ndakomeye. Ariko hashize akanya numva ijwi rimbwira ngo nta kindi bakubwira. Ntabwo bakubwira ko shami bazababaga, ntibakubwira nta kindi ni ukugukomeza, nta kindi n'abakora. Ndongera ndasenga, we ari mu kazi njye ndi mu cyumba njyenyine n'umwana nahaye umukozi nta kindi mushinze umwana wanjye ntugire ikindi kintu ukora, nanjye turi umukozi uri mu kazi umurebe. Numvaga nyine arwaye havuga nubwo ntaramenya ibyo ari byo, umwana wanjye arwaye umureba umuha igikoma mu bintu byose bishoboka. Nawe si ukwiriza koko aririza bitabaho. Ndangije ndavuga reka mpamagare pasiteri wanjye ngo nicyo gikurikira. Mfata telefone ndabimubwira, arambwira ati hangane komera turasenga nta kimwana zawe. Ndakupa numva ibintu birimo kurwanira mba numva muzi icyo gukora pe. Cyari ikintu gikomeye ntabwo mwabyumva, ariko uramutse ubyishyizeho ukajyana umwana wawe, umuganga yari yabitubwiye ngo afite umwenge ku mutima, icyo kintu cyagukomerera pe. Ndakomeza natangira gusenga nkumva amarira aramanutse. Noneho sheri wanjye arampamagara arambwira ati noneho ndumva wagiye kure pe. Ntoya ndimo ndasenga. Amaze gukupa ndavuga reka mpamagare mama pasiteri. Nyine nari ndimo gukoreshwa n'ibintu ntazi. Abantu bafite ababyeyi bombi ushaka kubwira ikintu papa wawe akakubwira nk'umugabo ukumva ntunyuzwe, ugaca inyuma ukabwira mama wawe kandi ibyaguhaye kumva noneho byo birakunyuze. Haleluya, haleluya. Nahamagaye mama pasiteri ndabimubwiye, nari mbizi neza ko pasiteri yabimubwiye, nari mbizi, ariko ahita anyakirana nyine umutima wa kimama. Abamama Imana bamugisha pe, dufite undi mutima utandukanye n'uw'abapapa. Nibyo pasiteri yarambwiye nari mbyizeye, ariko numvaga nshaka n'ibyo mama pasiteri ari bumubwire. Arambwira se ko twirirwa mu rugo wateruye umwana ukamuzana tukamurambikaho ibiganza tukamusengera. Haleluya. Numva iryo jambo niryo nashakaga. Nahise ntegura umwana vuba vuba ndamuzana. Ariko nyibutsa n'ikintu rimwe twari turimo gusenga hano, umugabo wanjye aje kumfata arinjira aje kubasuhuza. Ageze aho ngaho ari ibiseke twari twaranje amateraniro. Mama pasiteri aramubwira ati Imana igukureho uburwayi bukomeye ku bana, wari ugiye ujya kwa muganga ukamarayo ibitaro ugataha, ukongera ugasubirayo ugataha, ukongera ugasubirayo ugataha. Icyo kintu Imana kigukuriyeho ngo kandi uzabona ikimenyetso. Haleluya. Ni ukuri gusenga ni byiza, bijya biduha amakuru twebwe tutabasha kumenya. Imana ishimwe. Ibyo bintu tutaza gusenga ntabwo twari bubwirwe, ariko twari twabyibagiwe, niyo mpamvu twanamutse. Mama pasiteri arabinyibutsa kuri telefone, mpitamuhamagara nawe ndabimubwira ati uzi ko ari byo koko, tangira kwizera ko umwana ntacyo azaba, ariko ijwi rikatuganiriza mbese ntazi ibyo ari byo. Nazanye umwana, Imana ibaha umugisha pe. Pasiteri Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Sinabona uko mbivuga, abaririmbyi baririmbye ngo sinabona amagambo ahagije ngo nkoresha mvuga gukomera kw'Imana. Umutuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Nanjye birimo kuvuga bikubiyemo amashimwe yanjye yose. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ari umunsi wanyu wo kuruhuka, tubatera umwanya turaza kwicarana natwe. Tukihagera pasiteri nta kindi yakoze, ntacyo. Iyo wamusuye ubundi agira ibiganiro byinshi pe, akakuganiriza
ariko ahise afata umwana aramusengera uko amusengera mva nanjye ndimo ndakira uko amusengera mva ndimo ndabohoka uko amusengera mwatura ibintu byiza munda ntacyo umwana wanjye akibaye uko amusengera akamwatura nk'ibintu byinshi ntabwo nabona ukuntu bibabwira. Haleluya. Nakuyemo ikintu gikomeye, mubona abashumba hano bicaye mugahura n'ibyiza ntimubibabwire, mugahura n'ibibi ntimubibabwire. Haleluya. Ariko nabagira inama yo kujya mubwira umushumba, wenda nimushaka ntimukajya mubwira ababo, ariko murebe umuntu mwizera w'umushumba Imana yasize amavuta, mumubwire ikibababaje abarambikaho ibiganza basengera. Haleluya. Nakomeza kubabwira ngo Imana ibamugishe, ariko uriya munsi wambereye uwo guhemuka, numvishe nzutse, umwana nawe aratangira arakina, sinigeze mbona yongera gukorora. Pasiteri akajya ambwira, yariruka ubundi numva umutima wenda ugiye nko guhagarara, ahubwo ntihagarara. Pasiteri akavuga ati mureke umwana akine. Ndabyibuka yarasenze abantu aravuga ngo akize nonaha. Haleluya. Nanjye ndabyakira. Papa araza kuza nka saa 11 turongera turasenga dutaha umwana muzima. Yambwiye ijambo rikomeye. Pasiteri aravuga ati muzagenda sehashka, ubwo twari kugera kwa kabiri, muzacyura negatifu. Haleluya. Haleluya. Iryo jambo ndaryakira, ndibwira papa araryakira. Tujyayo, mumbabarire gukoresha akanya kanini, tujyayo. Haleluya. Muzamura amaboko duhimana icyubahiro. Reka mpavunagure. Tugerayo, twinjirayo. Haleluya. Twinjirayo. Muzira ko nari hano ibintu bakozeho ni ubizi. Ubundi dore biriya biganza nibyo byajyaga bitwumvira kera uwo mwana kiba mu nda akatubwira ni muzima. Dore muye niba mbeshya dore. Haleluya. Twinjirayo. Bafite utuntu tujyanye n'abana bashyiraho bakareba muri ka kantu umutima ugatera. Arazengurutse bakita ipogarafi, namwe murakazi. Arazengurutse arakata, aratubwira ngo umutima w'uyu mwana ni muzima. Aravuga ati sinzi cyatumye muganga agira impungenge, uyu mwana ni muzima. Haleluya. Mumpere Imana icyubahiro. Nuko byagenze, tuvayo dushimira Imana. None uyu munsi twaje kubyuzuriza mu nzu y'Imana, imbere y'Imana n'abakozi bayo. Nukuri turashima kubw'umurimo Imana bakoresha, kandi dushimye n'Imana kubyo bitangaza yadukoreye. Imana ishimye cyane. Dushimye Imana kubw'abantu bose bamuba hafi, babwirana ikibazo nk'uko yabavuze. Ariko nshimye Imana nanjye kuko abantu twarwananye urugamba bari hano. Imana ibaho umugisha. Dore nguyu Pastor Muzirankoni, Pastor Yedigo hari inyuma. Aba bantu twararwananye, iyo mbarebye numva nujujwe imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo reka babwire kuri iri shimwe twitwaje mu dusoza. Pasiteri arimo kudusengera, yaranahanuraga akavuga ngo umwana ni muzima, imihigo mwahize muzayigure. Uyu ni umwe mu muhigo njyewe nahize, twarasohotse tuvugana imihigo. Uyu ni umwe njyewe muyo nahize myinshi, ariko uyu ni umwe muyo nahize nabashije guhita mbona byihutirwa. Ikindi rero ni akarimbo kamwe nasohotse ndimo kuririmba, ntabwo gatwara iminota 2, mumbabarire. Aravuga ngo nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana, 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 ayiwe nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana, 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 ayiwe nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana, nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana, nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana, nabonye Imana nyamara yemwe nabonye iyo Mana. Abakoze ishimwe ryabo ntawe ritaka ku mutima.
umunsi baje nigeze kubivugaho kare, ni ukuri tunaryama, ariko kandi ntituryama, ntabwo turi abo kuryama. N'igihe cy'ikiruhuko cyacu twabonye hari igihe tugikoresha dufasha abantu. Turashimira Imana yatwumvishije, turashimira Imana yakoze ibikomeye kuri uriya mwana. Ntabwo biba byoroshye kurwaza umwana bakakubwira ngo umutima waratobotse. Ubundi umutima n'ubwonko birakora. Umuntu wabuze umutima n'ubwonko buba bwagiye. Rero turashima Imana yahinduye ubusa ibyari bihari. Ntimugire ngo barizwaga n'ibidahari. Umwana yahumekaga nabi, umwana byateraga nabi, mama we yari amaze iminsi abibona ariko akaberwa ibyo ari byo. Umunsi wo gukiza, Imana imukiza yabonye ibimenyetso by'ibyo yari yamubwiye, iramukiza. Numva twayikomera amashyi. 1 2 3. Imana iteye ubwoba.